Amahoro ubwoko bw'Imana ndabasuhuje aho muherereye hirya no hino ku isi. Yego, amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe mubejejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Basuhuza ni mugenzi wanyu ubwoko bw'Imana Sibomana Anastase. Yego rero nk'uko duhurira kuri murongo wa Irera TV1, twongeye duhuriyeho muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, ikiganiro kinyura kuri Irera TV1 buri munsi, dore ko atari cyo kiganiro cyonyine kinyura kuri murongo, ahubwo hanyuraho n'ibindi byinshi bitandukanye, kandi byose bigamije kugira ngo twungurane byinshi cyane by'ingenzi kuri twebwe ndetse na bagenzi bacu ndetse n'abazadukomokaho. Rero niyo mpamvu iyo umuntu yungutse iby'ingenzi cyangwa iby'agaciro arabyandika cyangwa agira buryo cyo abyizigama, yumvisha ikintu gishya kandi cyiza ntabwo kigucika, dore ko hano twungurana byinshi kandi buri munsi tuzana ibishyashya, dore ko ariyo ntego yacu mu bwoko bw'Imana, kugira ngo tumenyekanishe inzira yo kujya mu bwami bw'Imana, ndetse intego yacu akaba ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana yacu, ariyo yateguye ubwami bwayo, abayumviye n'abakurikije icyo yamenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya bazabana nayo. Rero ubwoko bw'Imana tugiye kurebera hamwe incamake y'amateka yaranze iyi tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yabayeho mu isi mu bigendanye n'iyobokamana. Niho turasanga muri aya mateka yaranze iyi tariki, turumvamo inama y'umujyi yabereye i Geneve. Yego, i Geneve yemeje gahunda ya John Calvin yo gushyiraho urukiko rw'itsinda ry'abahamyaga ko bakora iby'Imana ishaka. Kandi muri kino kiganiro tumenya amateka mu iyobokamana, turabonamo icyo Imana idusaba gukora mu gihe duterana n'abantu bagoreka ijambo ry'Imana. Nk'ubwoko bw'Imana muzi yuko intego yacu ari ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yego, kandi ubwoko bw'Imana duterwa ishyaka no kwiga ijambo ry'Imana, ndetse no kumenya icyo Imana Data twese ishaka, kugira ngo dukore igikwiriye nk'abazagororerwa ingororano mu bwami bw'Imana. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe buri hantu kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru, dore ko urasanga ikintu harira igihe kirekire mu buzima bwawe, ugatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana yawe, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana yawe nyirizina. Rero nk'ubwoko bw'Imana tugiye kumva aya mateka ku buryo burambuye yaranze iyi tariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere. Turibaza tuti se aya mateka tugiye kumva abayabayemo bakoraga ibyo Imana yashakaga? Turaza kubyemezwa n'icyo Imana yavuze muri Bibiliya. Ese nimba barakoraga ibyo Imana yashakaga turabigiraho? Nimba barakoraga iby'Imana idashaka cyangwa bavuguruza icyo Imana yababwiraga muri Bibiliya, turava mu kinyoma cyabo twebwe kugira ngo tuze gukora icyo Imana ishaka. Rero ku buryo burambuye tureba aya mateka yaranze itariki ya 20 z'ukwezi kwa mbere mu mateka yabayeho mu isi mu bigendanye n'iyobokamana. Twebwe intego yacu mu bwoko bw'Imana kugira ngo tumenye nyirizina icyo tugomba gukora cyangwa twubahiriza. Nibiraza gukuraho ibindi byinshi cyane tugenda twunguka dukura mu byanditswe cyangwa by'Imana yatumenyesheje mu byanditswe muri Bibiliya, ahubwo ni ukugira ngo tugende turushaho gukora icy'ingenzi. Rero ubwoko bw'Imana ntitugakerense kino gihe tunyuramo, cyangwa amahirwe twahawe cyangwa twabonye yo guhurira kuri murongo wa Irera TV1, kugira ngo twunguke byinshi cyane nk'ubwoko bw'Imana, kugira ngo tubashe kunoza ibyo Data wa twese ashaka. Ngira ngo ku ya 20 Mutarama mu mwaka 1541 inama y'umujyi yabereye i Geneve yemeje gahunda ya John Calvin yo gushyiraho urukiko rw'itsinda ryahamyaga ko rikora iby'Imana ishaka. Urwo rukiko ruzaterana buri cyumweru kugira ngo rucire imanza abakoze ibyaha, kandi iryo tsinda rigumane indero cyangwa imyitwarire bashakaga bo nyirizina. Rero amateka twatangarijwe n'ubundi n'urubuga rwitwa christianitytoday.com, ugiye n'ubundi wabona ku buryo burambuye aya mateka n'uburyo byabereye muri iyo nama byose. Rero nk'ubwoko bw'Imana turaza kurebera hamwe icyo ijambo ribitubwiraho cyangwa Bibiliya itubwira
ku by'iyi nama n'ubundi yemeje ku by'uyu John bashyiriyeho iri tsinda ryo guhana abantu, cyangwa uru rukiko rwashyizeho ryo guhana abantu bitwaye mu buryo bunyuranye n'icyo bo bagezaga gute bari bemeje. Turareba icyo rero Bibiliya ivuga ku bigendanye n'icyo dukwiriye gukora, nk'uko twabivuze mu ncamake y'uko muri kino kiganiro cyo kuri iyi tariki, iki kiganiro cya tumenye amateka mu iyobokamana, turarebera hamwe cyangwa turumvamo icyo Imana idusaba gukora mu gihe duterana n'abantu bagoreka ijambo ry'Imana. Twebwe ntabwo turaza kureba itsinda ry'abantu icyo baraza kwemeza, ahubwo twebwe turareba icyo Imana yavuze abari buze kukigoreka. Dukwiye gukora iki? Dukwiye gukora iki mu gihe turi kumwe n'itsinda cyangwa turi kumwe n'abantu barimo kugoreka icyo Imana yavuze? Ntabwo turareba twebwe icyo abantu bemeje, ngo nimba twe twaremeje ibi runaka akaba yabyishe tumukorera iki. Oya, ubwoko bw'Imana tureba icyo Imana yavuze akaba aricyo tugenderaho. Niwe musingi, nirwo rufatiro tugomba kurebaho nk'ubwoko bw'Imana. Ni ku byanditswe, ku cyo Imana yavuze mu byanditswe biboneka muri Bibiliya. Niho tugiye kureba nyirizina icyo Imana idusaba gukora mu gihe duterana n'abantu bagoreka ijambo ry'Imana. Tugiye kureba mu rwandiko Pawulo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abikorino, ibice 5 umurongo wa 9 kugera ku wa 13. Ngira ngo ibi ngibi aya makuru ntukayihererane, ahubwo ugiye yamenyesha na mugenzi wawe kugira ngo habeho gukora ibikwiriye hagati yacu twese ndetse n'abagenzi bacu n'abazadukomokaho. Niyo mpamvu yogize gukora inyandiko n'ubundi biruhererekane ku badukomokaho, ku bisekuru, kugira ngo nabo bazabashe gukora icy'ingenzi gikwiriye. Niho rero Pawulo yandikiye urwandiko rwa mbere Abikorino ibice 5 umurongo wa 9 kugera ku wa 13, arababwira ngo nabandikiye muri rwa rwandiko ko mutifatanya n'abasambanyi, ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'iyi si. Ngira ngo uhise wumva aho hantu icyo yavuze. Pawulo urwandiko rwa mbere yabandikiye ababwira ko badafatanya n'abasambanyi, ariko yongera kubandikira ababwira yuko atavuze abasambanyi, cyangwa yego atavuze abasambanyi bo mu b'iyi si. Yego tugiye kureba abo yababujije abo ari bo, ngo cyangwa abanyazi, abo atababujije, ngo ariko sinavuze yuko mudaterana rwose n'abasambanyi bo mu b'iyi si, cyangwa abifuza ibibi, cyangwa abanyazi, cyangwa abasenga ibishushanyo, kuko iyo biba bityo mwari mukwiriye kuva mu isi. Pawulo hanagaragaje yuko guterana n'abasambanyi bitemewe, ariko ntabwo yatubujije guterana, cyangwa niyabuzaga Abikorino guterana n'abasambanyi bo mu isi cyangwa abanyazi bo mu isi. Ntabwo yababuzaga guterana n'abasenga ibishushanyo bo mu b'iyi si. Oya, ahubwo tugiye kumva abo yababuzaga bari bo, kuko ngo yababuza abo ngabo ngo ntabwo baba bakwiriye kubana nabo kuri mubumbe w'isi, bakagombye kuba bajya kwimukira ahandi bakaba ahandi, ntibabe mu isi irimo abo bantu. Katureba rero abo yababuje guterana nabo ni abahe? Ahubwo none nabandikiye ko mudafatanya n'uwitwa mwene data. Ngabo abarimo kubabuza. Ahubwo none nabandikiye ko mudafatanya n'uwitwa mwene data niba ari umusambanyi. Ngabo abanyabyaha yababujije guterana nabo, cyangwa abakora ibibi yababujije guterana nabo. Ni abitwa bene data, cyangwa abo musanzwe mubana mu iteraniro, biyita yuko muri kumwe mu itsinda, noneho bakaba ari abasambanyi, cyangwa bifuza ibibi, cyangwa ari abasenga ibishushanyo, cyangwa batukana, cyangwa ari abasinzi, cyangwa ari abanyazi. Ngo bameze batyo ntimugasangire nabo. Hano yeruye neza abyerekana, avuga yuko abasambanyi bo mu b'isi, cyangwa abanyabyaha bo muri iyi si, cyangwa abakora ibinyuranye n'icy'ijambo rivuga bo muri iyi si, guterana nabo ni iby'ingenzi kugira ngo babashe gusobanukirwa icyo twaba tuvuga nk'ubwoko bw'Imana.
abo tutemerewe guterana nabo ni abitwa yuko turi kumwe mu itsinda ry'abahamya yuko dukora iki ijambo rivuga muri Bibiliya, ariko tukabirengaho tukajya gukora bya byaha, ubusambanyi, ubusinzi, kunyaga, gusenga ibishushanyo, ibintu nk'ibyo ngibyo. Abo ngabo ngo nibo tutemerewe guterana nabo. Byumvikane ko itsinda iryo ari ryo ryose waba urimo ariko ugasanga ririmo kuvuguruza icyo Bibiliya irimo kuvuga, nicyo yababwiraga yuko badakwiriye guterana nabo. Nawe n'iryo tsinda udakwiriye guterana naryo. Nimba barimo guhamya ikintu runaka bakavuga ko aricyo barimo kugenderaho muri iryo tsinda, kandi icyo kintu ugasanga gihabanye n'icyo Imana yatumenyesheje muri Bibiliya, kora icyo bita gutandukana, kora icyo bita excommunication. Ngicyo rero icyo Imana idusaba gukora mu gihe duterana n'abantu bagoreka ijambo ry'Imana. Uvuga ko arimo kubahiriza ijambo ry'Imana cyangwa ari ryo agenderaho, ugasanga arimo gukora ibinyuranye naryo, aho ngaho niho ijambo ridusaba ngo dutandukane n'abo ngabo. Kuko nudatandukana nabo, ayo mahame yabo bagenderaho azakubarwaho. Ngo ese si uri muri itsinda iri n'iri, amahame yabo kandi n'aya n'aya, ubwo nawe niyo ugenderaho. Niyo mpamvu ubutumwa wajya gutanga niyo bwaba ari ubw'ukuri, kandi urimo kuvuga yuko ubaruye muri rya tsinda rivuguruza icyo Imana ivuga, icyo gihe uba urimo gupfukirana ukuri k'ubutumwa wowe wazanye, kuko baraza kukurebera mu isura ya ya mahame ya rya tsinda ubamo. Ariko nyirizina nk'ubwoko bw'Imana, iyo habonetse itsinda nk'iryo ngiryo kandi twari turimo kuribonekamo, ugasanga ririmo kugoreka ijambo, dukora icyo bita gutandukana naryo, excommunication, kuko ririmo kugendera mu kinyoma kandi barimo kubusanya n'icyo Imana yatumenyesheje. Ijambo ry'Imana rikomeza rivuga ngo ntimugasangire nawe cyangwa ntimugasangire nabo. 12 niho havuga ngo mbese muriye he no gucira abo hanze urubanza, namwe abo mucira urubanza sabo muri mwe. Ariko abo hanze Imana niyo izabaciraho iteka, mukure uwo munyabyaha muri mwe. Yego, uwo nguwo urimo gukora ibibi, uwo nguwo urimo gukora uri mu itsinda ryanyu kandi murimo kugenda ku cyo Bibiliya ivuga, we mukabona arimo kubusanya n'icyo Bibiliya ivuga, ngo uwo nguwo mukure muri mwe. Yego, rero ubwoko bw'Imana, ijambo ry'Imana ritweretse icyo dukwiriye gukora nyirizina mu gihe turimo guterana n'abantu bagoreka ijambo ry'Imana. Nuko twivana mu itsinda ryabo no kuribarwaho burundu, ntituribarweho. Kuko nimba ubazwe kuri iryo tsinda kandi ririmo rifite amahame cyangwa banakora ibibusanye n'icyo Imana ishaka, icyo gihe ntabwo uri mu murongo wo kunoza iby'ubwoko bw'Imana tugomba gukora. Rero ndabashimiye ubwoko bw'Imana, dore ko mudahwema kubana natwe kuri umurongo wa Irera TV1, ndetse no kumenyekanisha ubutumwa bwiza ari ubwo twigira kuri murongo no mu materaniro hirya no hino tugenda duhurira. Nimugahweme kubimenyekanisha, kuko niyo ntego nyamukuru yacu cyangwa y'ubuzima bwacu kuri uyu mubumbe w'isi. Dore ko intego yacu n'ubundi ari kumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, ndetse by'umwihariko kumenyekanisha inzira yo kurya mu bwami bw'Imana. Icyo cy'ingenzi wamenye cyangwa by'agaciro ntukabyihererane, bigeze kuri mugenzi wawe, kandi habeho no kubitanga ku buryo n'abazadukomokaho nabo bizabageraho bimeze neza, bikosoye, bagendera mu murongo Imana ishaka. Ndabashimiye rero ubwoko bw'Imana, dore ko ubwoko bw'Imana buri gihe buri hano, buri gihe buri hantu, kuri buri gikorwa duhuza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Yego, rero amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubiheshejwe no kumenya Imana na Yesu umwami wacu. Murakoze cyane.